Tusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twagiye tugusaba byinshi kandi wagiye utwumvira. Wagiye uganiriza imitima yacu ukayitera ubutwari bukomeye mu gihe twabaye ibigwari. Hari igihe n'abantu badutereranaga ariko amasezerano yawe tukayakomeraho akaba ari yatwambutsa. Turi babandi tugarutse kugushima, turi babandi batajya bibagirwa. Turi babandi bakiri mu isi irimo ibibazo ariko tugushimira ko umurimo watangiye ari nawe uzawusoza. Abana bawe barimo hano hari abafite imiryango ibaremereye. Satani yaciyemo hagati arangije ikirere aragihumanya hagati y'abagabo n'abagore. Satani yahumanyije imirimo, ahumanya ibitekerezo, arangije azana kwikekanaho ibibi. Ariko uri Imana ifite imbaraga kuko ukunda imiryango yacu nk'uko ukunda itorero ryawe. Ngaho rero gira ikintu dukorera mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo abana bawe batangiye kukumenya, ugire uburyo uborohereza mu miryango yabo, ubongera imbaraga, ubongera ubumwe, icyo berekezaho ibiganza, imirimo y'amaboko yabo uyihire, kandi urubyaro rwabo ubafashe kugira ngo nibarokoka bazabashe kururokora. Uri Imana idukunda cyane. Uyu munsi twongeye kuza imbere yawe tukwereka abashyitsi utwoherereje. Ubaho umugisha wawe. Abari hanze bagiye gutwarwa n'umupira, hari abafite inshuti zibafitiye inyungu ariko bo baguhisemo ngo babere inshuti nyakuri. Uyu mwanya baguhaye uzamura ubucuti muri bo kugira ngo babone yuko batapfushije igihe cyabo ubusa. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ubane natwe, udufate mu kiganza, utuyobore kandi utwumvishe ukuri kwawe. Mu gihe kitari kinini tugiye kwiga uku kuri, uduhe amahirwe yo kugukorera ubushakashatsi kugira ngo kuzabyare umusaruro mu mibereho yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amabuye 10 yagufasha gupima idini y'ukuri. Amabuye angahe yagufasha gupima idini y'iki? Idini y'ukuri. Mu by'ukuri idini ni ngombwa, idini rifite akamaro. Uko tugenda twegereza imperuka, yaba leta zo mu isi, yaba abanyamafaranga, yaba n'abashinzwe imitekerereze ya muntu, bazajya barushaho kwerekana ko idini nta kintu rimaze. Ibyo bikaba bimwe mu bimenyetso bizerekana ko Yesu agiye kugira gute? Kugaruka. Kuko Bibiliya iravuga ngo benshi bazasubira hehe? Inyuma. Idini rero rifite akamaro, ariko iyo umuntu agiye gutoranya idini, ntabwo Imana yigeze igena yuko gutora idini umuntu azagendera ku marangamutima, kuko amarangamutima arashukana. Ntabwo umuntu akwiye kujya ahantu agiye gushaka idini yasengeramo ngo abaze niba misi ariho asengera. Ayo ni amarangamutima. Nta muntu ukwiye kujya gusengera ahantu ngo abaze ngo none ngo izi modoka zose ngo ni izaha. Yego, uko biri kose nabakire, ntabwo umuntu yapfa nabi ngo ahita avuga ati idini niri. Ntabwo gutora idini bisaba gufata udupapuro ukadushyira ku meza, warangiza ugatombora ngo ni iringiri cyangwa ni iringiri. Hoya da, Imana ntibeshya, ni iringiri. Udupapuro twagushuka. None kugira ngo umuntu ahitemo idini y'ukuri, ni gute umuntu yaba afite imyizerere n'imisengere y'ukuri? Biradusaba icyambere kwizera ibyanditswe byera. Hari ibintu byinshi biba bihishe mu misengere bisaba abantu kuba maso. Abacamanza igice cya 17, Abacamanza 17 umurongo wa mbere. Hariho umugabo wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu witwaga Mika. Yabwiye nyina ati, bya bice by'ifeza 1,100 wibwe bigatuma uvumana, nkumva uvumana, ndabifite, ninjye wagize gute? Wabyibye. Ubwo Bibiliya itangiye itubwira yuko umugabo witwa Mika
ndi mu bacamanza 17. Uyu mugabo witwa Mika, Bibiliya itubwiye ko yabaye umujura akiri iwabo mu rugo. Mutega amatwi muze kumva agashya k'uyu mugabo. Ubundi kirazira gupfa kwinjira mu bintu utabanje kumenya aho byagize gute byaturutse. Bibiliya itangiye iduha iki gitekerezo. Umurongo wa 2 tujyane. Yabwiye nyina ati bya bice by'ifeza 1,100 wibwe bigatuma uvumana, nkumva uvumana, ndabifite ni nge wabyibye. Noneho nyina aravuga ati umwana wanjye nahirwe kuwiteka. Yavumye umujura azi ko ari uwo mu gasozi, avumbura yuko umujura ukomeye aba hehe mu rugo iwe. Ahita abwira Imana ati Imana wa muvumo uveho ahubwo umwana wanjye agire gute ahirwe. Umurongo wa 3, nuko asubiza nyina bya bice by'ifeza 1,100. Nyina aravuga ati nukuri izi feza mfite mu ntoki nzereje Uwiteka kugira ngo umuhungu wanjye azikoreshemo igishushanyo kibajwe n'igishushanyo cy'ibyuma biyagijwe. Ariko ariya mafaranga bayatuye nde? Uwiteka. Imana yari yaratanze amategeko avuga ngo ntukaramye ibishushanyo, ntukaryikubita imbere rya biryo irisa n'ibyo mu ijuru cyangwa ibyahehe ibyo mwiza. Uyu mubyeyi rero bari bibye amafaranga, n'ubundi yari yahiye, niko mubyita, yari yahombye. Arangije aravuga ati rero ubwo agarutse, n'ubundi nanavumye umwana wanjye, Imana kugira ngo uyu muvumo udakurikirana, uyu mwana ndabimweguriye, nagenda akoremo ibishushanyo bisengwa, namara kubirema rero n'igishushanyo cy'ibyuma biyagijwe, noneho ndazigushubije. Tujyane neza mu nkuru. Umurongo ukurikiye wa 4. Amaze gusubiza nyina izo feza, nyina yenda ibice by'ifeza 200 abishyira umucuzi, azikoramo igishushanyo kibajwe n'igishushanyo cy'ibyuma biyagijwe, nuko biba mu nzu yande ya Mika. Ariko mbabaza, ibi bintu hari ahantu tubisoma muri Bibiliya, ibi bintu uyu mumama arimo gukora ni amarangamutima meza, kuko umwana we yari yibye, none umwana kwibara biretse. Arangije ati reka rero dukoremo igishushanyo, uyu mwana rwose Imana izamuha umugisha. Umurongo wa 5, kandi uwo mugabo Mika yari afite inzu yitaga iyiki? Imana nkuru, Imana ntoya. Mutega amatwi mwumve rero. Aremesha efode na terafimu. Efodi wari umwenda abatambyi bahagarariye Imana bambaraga. Iyo umuturage yazaga kureba umutambyi yamumenyeraga kuri efodi. Arangije ahimba ibintu bisa n'ibyo mu nzu y'Imana. Arangije arabikora. Muri kiriya gihe Abisirayeli bakoraga urugendo bagiye gusenga Imana ku rusengero rwayo. Uyu nguyu we azana tekinike yo guhimba ibintu akabishyira iwe mu rugo. Byarangiye gute rero? Yereza umwe wo mu bahungu be ngo abe iki? Umutambyi. Erega rubaye urusengero, rwabaye urusengero. Yarebye umwana umwe w'umuhungu aravuga ati urabona tuzarya amafaranga gute sha? Ngwino hita nawe uhinduka umutambyi, baturusha iki? Mutega amatwi mwumve, mu mwanya birabidini. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6, muri iyo minsi Abisiraheli nta mwami bari bafite, umuntu wese yakoraga icyo agize gute? Yes. Iri ni ihame, iyo umwami Yesu atari ahantu, abantu bakora ibyo bashatse mu marangamutima yabo, kandi nta hantu Yesu yigeze agira gute? Ejo bundi nababwiye indirimbo nigeze kumva, umuntu yari yayicuranze muri radiyo nziza cyane, ivuga ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abagize gute? By'abaturanjije. Ukamuhereza Bibiliya uti byanditse ati ariko muba murwana iki? Mwagiye mugabanya ibintu by'ubwenge. Njyewe nkubwiye ko ari iby'abakurambere. Ariko cyo nashaka kubabwira ngiki, arangije i Betelehemu y'i Buyuda habagayo umusore w'umurewi wo mu muryango wa Yuda. Uyu musore w'umurewi we yari umuntu wari waratojwe mu muryango wa Lewi, nibo bajyaga bavamo abatambyi. Ariko mutega amatwi, umugabo yihimbiye idini mu rugo iwe, ariko nubwo arimo kubikora arimo arabona ibintu bidahuye neza. Icyabaye rero, batuzaniyemo igitekerezo cy'undi muntu w'umusore w'umuheburayo. Bibiliya ivuga ngo iki? Bukeye ava muri uwo mudugudu w'i Betelehemu y'i Buyuda ajya gushaka aho yasuhukira. Harya umuntu asuhuka ahaze? Ni inzara ituma umuntu agira gute?
reka mbabwire, hari abantu benshi bari mu madini kubera ko bayafatiwemo n'inzara. Umuntu yaza yamara gusenga bakabwira ati abashyitsi ntimuducike, bakabakubita ifiriti na makaroni, kirida akayishyira mu kanwa ati idini ni iri ngiri. Yazahacika reka da, keretse acitse ku nzara. Uyu musore afite ubukene, kandi ubu bukene bwe agiye kubufatirwaho. Arasuhutse ajya mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, nuko akigenda ahingukira kwande? Kwa Mika. Umurongo ukurikiye, noneho Mika aramubaza ati uraturuka he? Aramusubiza ati ndi umulewi w'i Betelehemu y'i Buyuda, kandi ndagenda nshaka aho nagira gute? Nasuhukira. Umurongo ukurikiye, Mika aramubwira ati ihamiraho umbere data n'umutambyi, nanjye nzajya nguha icyambere ibice by'ifeza 10 mu mwaka, n'imyambaro n'ibyo kugira gute? N'ibyo kurya. Yaramwitegereje abona uyu musore nubwo afite imisengere y'ukuri Yerusalemu, ariko afite inzara. Aramureba ati nzakumara inzara sha. Harinjira aramureba ati kandi ndabizi neza ufite ibibazo by'agafaranga, ibice by'ifeza 10. Arangije aramubwira ati kandi ku bibazo by'imyambaro uzaza wambara ku ikofi yanjye. Arangije aramubwira ati ariko hari serivisi imwe ngusaba, ntuzane bya bintu byanyu by'amakode by'i Yerusalemu, ngwino umbere data, nurangiza umbere umuki? Umutambyi. Umutambyi yari umuntu wahuzaga Imana n'abaki? N'abanyabyaha. Byarangiye gute rero? Umurongo wa 10, umurongo wa 11, yemera kubana na Mika. Yamubereye umutambyi, yamubereye data. Byarangiye Mika amubwiye ati buriya nuko nabigusabaga kugira ngo dutangire akazi, wowe urabona wambera data. Byarangiye amubwira ati wowe uri umwana mu rugo, jya wicara ngo pangire ndakugaburira. Buriya ubundi umuntu ukugaburira akakwambika akaguhemba, biragoye kuba wavuga ko idini rye ari iki? Ari ikinyoma. Bibiliya irakomeza, umurongo wa 12, umurongo wa 12, bukeye Mika yeza uwo mulewi ahinduka umutambyi we, akaba mu rugo rwe. Bibiliya iratangaje. Ibi bintu birababaje cyane. Noneho igitekerezo, bukeye Mika amaze kweza uwo muntu, umurongo wa 13, nuko Mika ahera ko aravuga ati noneho menye ko Uwiteka azangirira neza, kuko mfite umulewiho umuki? Mutambyi. Satani afite tekinike y'uko ashaka ko kugira ngo agabanye umubare w'abantu bagiye Yerusalemu, agomba gupirata ibintu by'Imana. Buri rugo rwose warucaho kumva barimo baravuza pendo, urundi barimo bararira Mana mu izina rya Yesu, dayimonashye dayimonashye. Ahandi wahaca oh Mana twumvire. Uyu munsi iyo uteze amatwi ibintu bibera mu madini, bimeze nk'ibintu byaberaga ku musozi wa Karumeli, abahanuzi ba Bali barimo kugira gute? Barimo gutaka. Ibi bintu byarangiye habaye intambara. Igice cya 18, aya magambo yo ndayavuga mu mutwe. Habaye intambara, noneho igice cya 18, muri iyo minsi Abisiraheli nanone nta mwami bari bagize gute? Kandi icyo gihe umuryango w'Abadani wishakiraga gakondo, baragenda bahingukira kuri wa mulewi. Birangira umulewi bamwibye, bamaze kumwiba biba n'ikigirwamana. Umurongo wa 21 w'igice cya 18, nuko barahindukira baragenda bimiriza abana bato imbere n'amatungo n'ibintu. Igice cya 18 nicyo ndimo. Bicumye akarere bavuye kwa Mika, abantu bo mu ngo zegeranye n'urugo rwa Mika baraterana, baraza basesekara kuri bene Dani, barabakabukana. Abadani barakebuka babaza Mika bati ubaye iki gitumye uzana igitero kingana gutya? Aba ni abantu bahuruye baje gutabara Mika, ariko ntago bazi impamvu Mika zatumye ashyira imisengere mu rugo rwe. Aba ni abantu yajyaga ararika bakazi we bagasenga,
ntago Mika yajyaga ababwira ko ayo mafaranga iryo dini ryubatswe n'ibitekerezo bya mama we, ahubwo yarababwiraga ati Imana y'i Yerusalemu ntimukayikinishe. Murabona ntafite umutambyi w'i Yerusalemu. Aha hantu rero haremewe. Abantu bahurura ngo babibiye Imana. Bahageze umurongo wa 24, Mika bamubajije gutya arabasubiza ati nuko mwanyaza imana zanjye niremeye n'umutambyi wanjye mukabijyana, hari icyo nsigaranye none murambaza ngo mbaye iki? Abadani baramusubiza bati ntiwongere kuvuga muri twe, hatagira abanyaburakari babasumira bakakwicana nabo mu rugo rwawe. Nuko abadani barigendera. Mika abonye ko bamurushije amaboko arahindukira asubira he? Idini riba rirasenyutse. Ndashaka kubabwira yuko n'uyu munsi wa none nk'uko aba bantu bahuruye bakaza kurwanira Mika batazi icyo bagize gute cyo barwanira, abadani barababajije batari ko murashya mwarura iki mwebwe? Umuntu arapfa n'undi amaturo bugacya yashinze urusengero. Umuntu aricara yashaka icyubahiro ngo ajya akomerwa amashyi, yashaka amafaranga agakodesha inzu. Ni ibihe bintu byadufasha kugira ngo tutazagwa mu mutego? Kandi nagira mbabwire ngo buri dini iyo rigiye gushingwa ryifashisha abantu bavuye mu rindi bakunzwe kugira ngo abantu bazagera aho hantu batahagirira impungenge. None ni ibiki naheraho ntora idini y'ukuri? Nimureba muri Bibiliya zanyu muri Yesaya 58, Yesaya igice cya 58 guturuka ku murongo wa mbere. Hano turimo turashaka ukuri. Hari ibintu bibiri hano. Hano hari igifurumba kidasa neza, ariko hano hari n'amabuye. Aya mabuye ari hano ni amabuye 10. Hano hakaba n'ukuri. Ikintu kirimo ntabwo kigaragara. Twakagombye kuba twashyizeho ubuntu bugaragara neza cyane, ariko abantu mwese mubizi ntabwo ukuri gukunze gukurura amaso y'abantu. Ahantu hari ukuri ntabwo uzahasanga ibikabyo byinshi. Niyo mpamvu twafunitse, hari ikintu twashyizemo hano. Icyo kintu twashyizemo hano yaba na mbaraje, murabona ko ntabwo ari byiza pe, ariko kuri iki kintu handitseho ngo ijambo ukuri. Ukuri rero ntabwo gusa neza, abantu bakunda kugukoresha ntabwo bakundwa, gusa bararamba. Abantu bagira ukuri bararamba. Iyo umurebye ubanye nawe ugira ngo ararapfuye kubera kuvugisha ukuri, ariko abantu bagira ukuri bararamba. Hano rero hari amabuye 10. Tugiye kwinjira muri Yesaya. Ni amasomo 2. Bibiliya igiramo amasomo 2 aturangira idini y'ukuri. Nimureba neza muri Yesaya 58, abafite Bibiliya murebemo, tutabanje kureba hari Yesaya 58, mujyane muri Bibiliya tujyane. Yesaya 58. Ndashaka yuko mwese nimumara kuhagera mushyira ikiganza hejuru. Abahageze, aha, ndashaka yuko muvugira rimwe titire y'icyo gice. 1, 2, 3. Aha, idini itaryarya ni Imana igira gute? Aho hantu muhashyira urutoki rero. Tugiye kwinjiramo tuvumbure ibintu biranga idini y'ukuri. Urutoki mwongere murujyane muri Yakobo. Urutoki rumwe murugumishe hahandi, noneho murujyane muri Yakobo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Ndashaka yuko musoma amagambo ya mbere abanza. Iryo somo amagambo 2 yonyine abanza. Abahageze Yakobo 1:27. Aha, oya mubanze mushyira urutoki hejuru ndebe. Abahageze Yakobo 1:27. Hari abantu batazi icyo gitabaho kiba. Oya nimubanze muhashake. Bahayobewe rwose. Hari n'abashyitsi barimo kureba muri telefone. Murebemo, turabikenera cyane. Yego. Abahageze noneho. Aha, amaboko aracyari make. Yakobo yabuze neza neza. Ntabwo ari Yakobo wo mwitangiriro. Aha, nimwongere mugerageze. Hari abantu bakirimo guhiga.
reka nongere ndeba bahageze. Aha, uko biri kose munsomere amagambo abiri abanza uwo murongo, 1 2 3. Aha, nimurekeraho. Nababwiye amagambo angahe? Yego. No kuvuga ngo Yakobo 1 umurongo wa 27, amagambo abiri aravuga ngo idini rigize gute? Bivuze ngo hari idini ritagize gute? Ridatunganye. Noneho muri Yesaya 58 titire yo yatubwiye ngo idini itagira gute? Itaryarya. Ni ibintu bibiri rero muzabona mu madini. Hari uburyarya, icyo ni ikintu kimwe, hakaba no kudatungana, ni ikintu cya kabiri. Rero tugiye kwinjira muri Bibiliya twibaze idini y'ukuri ni iyi. Hari igihe uganira n'umuntu agahita akubwira ati rega nta dini y'ukuri baho, idini y'ukuri ni umutima wanjye. Ariko Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute? Ubwo rero ufite idini ishukana. Hari n'undi muntu muganira akakubwira ati idini y'ukuri ni Bibiliya. Uwo nguwo ndamwemera rwose 100%. Bivuze ngo Bibiliya iyo itweretse idini y'ukuri, iyo dini igakorera muri wowe, uba uri umunyadini mwiza. Twagiye muri Yesaya rero. Yesaya igice cya mbere. Yesaya igice cya mbere. Umugabo nashinze hano ari he? Ngwino. Urabona ko mba mfite n'umuyede wambara karuvati rwose. Aha, ndebera aya ni amabuye 10. Aya mabuye yawe aruzuye ku buryo arabasha kumfasha kumenya idini y'ukuri? Aruzuye. Bakumere mikrofone, ariko baguhe mikrofone. Noneho rero tujyane. Gera bwangu iminota yanyu iba yiruka. Minota kuki misagara iraguruka rwose. Ndebera ibuye rya mbere. Ubwo turi muri Yesaya 58. Ibuye rya mbere. Soma. Kubwira abantu ibicumuro byabo. Aha, idini y'ukuri ikintu cya mbere igomba kubishinzwe ni ukubwira abantu ibibi byabo, kubwira abantu icyaha, kubwira abantu ko icyaha abantu bagikira. Umuntu yaba umuyobozi, yaba umunyamafaranga, yaba umunyapolitiki uhasengera, akwiye kubwirwa ibibi kandi icyaha kikavugwa hehe? Mu izina. Mu ndebere muri Yesaya, ririya buye ririmo? Harabaribonyera? Nta muntu urimo kubibona buriya? Mujye mumbwira ikintu nimukibona. Uyu mugabo ataba yadupfunyikiye ikibiribiri. Kubwira abantu ibicumuro byabo birimo? Turaryemeye. None abaryemeye mushyira akaboko hejuru rwose. Reka ngire ikintu mbabwira. Hari amadini muzasanga batajya babwira abantu ibyaha byabo. Umuntu akaza ari umusinzi bagatambwira ati jya unywa agace kubw'uburwayi bwawe. Umuntu akaza yambaye ubusa neza, umwenda atajyana no mu kabari, bakambwira bati icyo Imana ireba ni imbere mu mutima, ntabwo Imana ireba inyuma. Rwose ibi bintu ni icyangombwa gikomeye. Ndebera ibuye rya kabiri. Nawe nushake wimuke wowe muri bibi. Yego. Ibuye rya kabiri. Yego. Riravuga ngo gushaka Imana uko bukeye. Amena. Gushaka Imana uko bugize gute? Hari abantu bajya gusenga rimwe mu cyumweru. Bakababwira bati rero mugende mwikorera akazi, tuzongera guhura ku cyumweru. Idini y'ukuri itoza abantu gushaka Imana uko bugize gute? Ibi bintu murabyemera birimo muri Bibiliya? Mwaribonye? Abaribonye mujye mushyira urutoki hejuru munyereke. Yego. Ubwo rero bivuze ngo iki? Niba uko bwije nuko bukeye utajya ugira umwanya wo gusenga Imana, ubwo iri buye rirahamya neza yuko ufite idini y'ikinyoma. Kuko nta muntu ukwiye kuzaza abonana n'Imana mu kwezi kwa 12 kuri Noheli cyangwa ku Bunani cyangwa kuri Pasika. Imana tuyikenera mu gitondo na nimugoroba. Zana ibuye rya gatatu twihuta. Aha, handitse ngo iki? Yavuga ngo gusaba Imana kandi ntureke amategeko. Yego. Gusaba Imana kandi ntureke amaki? Murebe ukuntu kangana. Murabona ari ingana nande? Kubera iki? Ikintu cyitwa amategeko ni ikintu mu madini baciye intege. Muze murebe kubwira abantu ibicumuro byabo, murebe uko ringana. Gushaka Imana uko bukeye, kubera ko hari ibibazo biba byinshi abantu bagakunda Imana ari ukuyijijisha. Umuntu baba bamubwiye ko gacaci mumereye nabi,
umuntu bamubwira yuko atwite inda ariko kubyara bizagorana, agahita ashaka Imana, yabyara neza ntazagaruke ku rusengero. Bivuze ngo gushaka Imana abantu benshi bayishaka kubera imibare, ariko nimurebe ibigendanye n'amategeko, aya mabuye aranganara harya mbabazi gusaba Imana kandi ntureke amategeko, hariya birimo ababinyemerera mushyira urutoki hejuru. Iri naryo riremewe, bivuze ngo umuntu ufite imisengeri itemera amategeko 10 y'Imana, uyu muntu afite uburwayi bukomeye, ndetse Bibiliya iratwereka ko idini rye rifite ikibazo. Twikomereze, tuzanira ibuye rya 4. Aha, yes, handitse iki cyo ni na kinini cyane, kwiyiriza ubusa. Aha, kwiyiriza ubusa. Ese kwiyiriza ubusa ni ngombwa? Abanyakigali babitinya kubi. Umuntu ashobora kubwirirwa ari kwa mutangana acuruza, ariko amubwira uti ku Isabato tuziriza ubusa, ati ntazapfa rwose. Reka ndeba abantu bari aha bajya biyiriza ubusa. Ikiganza hejuru. Oya, nimushyire ikiganza hejuru. Iyo ufashe ugize gutya akaboko, biba bivuze ngo mbyemereye imbere y'abantu ariko atari imbere y'Imana. Shyira akaboko hejuru. Aha, yego, ndashaka kwibariza umushyitsi. Yego, ni iyihe mpamvu ituma ukunda kwiyiriza ubusa? Nushaka kwaguruka utubwire mu bashyitsi bacu batugendereye, nushaka kuvugira aho ngaho. Yego, wowe urebye inyuma, yego, mumushyire mikrofone, cyangwa nushake wegere hino, egera hino dufatanye. Yego, mumperereze mikrofone. Ni ukubera iki ukunda kwiyiriza ubusa? Yego, wiyiriza ubusa ushaka gusenga Imana kugira ngo igire ikigukemurira, wenda hari ibibazo bikugoye cyangwa ushaka kuyegera cyane. Yego, avuze impamvu ebyiri: gushaka kwegera Imana cyane, cyangwa kuba ufite urutonde rw'ibibazo byananiranye. Yego, twari duhamagaye umushyitsi. Yego, mwiriwe. Niriwe. Yego, amategeko leta yatuma wiriza ubusa kugira ngo ushake Imana. Yego, aha, ati n'amategeko ya leta yemerera abantu kwiriza ubusa mu gihe bashaka Imana. Ubwo afite impamvu abivuze. Murakoze cyane. None kwiyiriza ubusa, ndashaka kubabaza, murabona ukuntu ringana? Abantu benshi usanga badafite umwanya wo kwiga Bibiliya, ahubwo bashaka kwiyiriza ubusa ngo bibababaze Imana ibone ko bakubititse, ariko umwanya wo gusoma Bibiliya ngo bamenye ubushake bw'Imana ni ikibazo. Ariko nanone Imana yabwiye abantu bo mu gihe cya Yesaya ko biyirizaga ubusa kubera ubuzima bwari bubagoye. Imana yarababwiye iti rero kwiyiriza ubusa kwanyu ni ibintu by'ibipindi. Kubera ko mu gihe cy'abafarisayo, iyo wiyirizaga ubusa 2 mu cyumweru, agafaranga wagombaga kurya warakabikaga iminsi ikicuma. Yesu arabavumbura aravuga ati nimwiriza ubusa, ibyo mwagombaga kurya mujye mubiha abatagize gute? Abatabifite. Kwiyiriza ubusa birakenewe. Nta muntu n'umwe ushobora kureka icyaha cyamunaniye adafite umwanya wo kwiriza ubusa no gusenga. Impamvu mubona duhora mu rusengero turira, ariko ugasanga ibyaha wakoraga n'ubundi uracyabikora. Icyaha kigomba kukubabaza ugafata umwanya wo kwiriza ubusa. Ariko hari amadini atagira kwiyiriza ubusa, atanabitoza abantu babo. Ndagira ngo ndebe abantu banyemerera yuko kwiyiriza ubusa gukenewe muri iki gihe. Kiganza hejuru. Imana ibaha umugisha. Ibi nabyo biranga idini y'ukuri. Aha rero turi, ibintu biraryoshye, uretse amadini make atagira kwiyiriza ubusa, ariko amenshi yiyiriza ubusa rwose. Aha ngaha ni sawa, ibintu ni byiza rwose. Turebera irindi buye, amabuye agomba kuba 10. Aha, yanditseho ngo kurekura ugatanga. Aha, yego. Aka nako ni gatoya. Buriya umuntu ashobora kwiriza ubusa ariko wamutakira ubabaye akakubwira ati havesha baragushutse. Kurekura ukagira gute? Ugatanga. Ibi nabyo biri mu bintu biranga idini y'ukuri. Idini y'ukuri ntigomba kwigisha abantu ubusambo. Bagomba kuba ari abantu bagiriwe ubuntu n'Imana, nabo barangiza bagatanga. Niyo mpamvu muzabona amadini menshi afite gahunda zo kugaburira abantu, kurihira abantu amashuri, guha abantu amabati,
kurekura ugatanga ni icyangombwa gikomeye cyerekana idini y'ukuri. Kubera iki? Idini y'abantu batagira impuhwe nta n'umuntu wayishimira. Reka mbahe isomo ritangaje. Uri kuri projecteur aguma aho ari. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Bibiliya iravuga ngo iki? Igice cya 10 umurongo wa mbere. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Mwumva uyu mugabo ukuntu yari akomeye. Yari umuntu w'umunyadini, wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose. Icya mbere yari umunyadini. Uyu munsi umuntu nakwita umunyadini bijye bikunezeza, nta kintu bitwaye. Hari igihe uhura n'umuntu agatavuga turiya n'umunyadini mubi. Nta munyadini mubi ubaho. Igihe cyose umuntu azakubwira ko uri umunyadini bizagushimishe. Ariko nanone uyu mugabo ngo yubahanaga Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubutagira gute. Twabibonye ntitwabibonye? Kubw'ibyo rero ibi ni ibimenyetso biranga umuntu ufite idini y'ukuri. Kurekura ugatanga. Reka njye ikintu mbabwira, ubu dufite abantu babaye ibisambo. Umuntu akicara, reka mbabwire, wari uzi ko ushobora kwicara mu idini y'ukuri ariko wowe udafite idini y'ukuri mu mutima wawe? Abantu b'ibisambo batajya bagira umuntu bafasha ku rusengero. Umuntu bavuga bati tugiye gufasha mama kanaka yapfushije umuntu, ukabona umufuka arimo arawucurika kugira ngo ibiceri bicomoke mu noti, abona yagira gute? Ayatanga. Ukamubwira utize ko twihuta, mube muretse amafaranga bari kure. Naho ntabwo amafaranga ari kure, ahubwo intoki ze zirimo ziratoranya ibiceri byahagamye hagati y'inoti. Ubu dufite abantu bitwa ngo bari mu itorero. Wamubwira ikibazo umumama wo muri Mifemu afite. Twafashe umwanya, abamama bo muri Mifemu twiyemeje ko twese tugiye gufatanya turebe kuriya mu mama twamukura mu kibazo arimo. Wajya kona ukabona arabiyegereje. Mucunge cyane butabari bwa bwesikoro bwateye. Hari wigeze kudutuburira hano, hoya wowe duhe iby'ubwesikoro twe turaza kubyirebera. Ariko ubundi ubwo nimumuha ejo bundi akongera agasonza muzongera mutwaka amafaranga ntayaratanga. Hoya wowe mufasha. Ariko ubundi buriya mwagiye mureka gutoranya ku butoni. Ubushize ko nashonje ntimuze uriya bahaye iki. Noneho ugasanga arimo arashuka n'abantu mu mutwe, yarangiza agahita ababwira ati ariko ko twatuye amaturo menshi muze njye kubereka umuntu ubishinzwe. Akamwazana, yarangiza ati umuyobozi w'ubutabazi nguyu mumurebe. Alo, yego papa kana ndaje hari ikibazo twakemuraga kituremereye cyane. Umuntu ubabaye bamuzanye ku muyobozi ushinzwe iki? Ubutabazi. Idini itagira impuhwe ibihira nyirayo. Mugomba kwitoza kurekura mugatanga. Ikindi, buriya mu itorero harimo abantu bameze nk'ibintu bitatu. Abambere ni abantu bameze nk'iponji. Iponji uba ufite utuzi dukeya, iyo uyikojejemo n'utwara ufite hari utwubona kugira ngo ubone amazi yawe. Iponji urakanda, ariko ayo wari ufite ntago n'ubundi uyasubirana. Hari abantu bari ahangaha aho ageze ibintu byose arabyikubira. Abantu ba kabiri ni abantu bameze nk'urutare. Urutare, iyo ugiye gushaka amabuye ku rutare bigusaba gufata inyundo ya kinubi ugakubita ukajya kubona ukabona akamanyu karaguye ukajya kugatoragura. Niyo mpamvu uzabona abantu bakubita urutare baba abanyamahane. Ubu dufite abantu mu rusengero ntashobora gutanga. Cyokoze iyo umubwiye uti wabona nawe bikubaye ejo nawe ugacika akaguru, ahita bari imibare nanjye nacitse akaguru, agahita amanuka ati uyu mugabo ni umurakara arayatwatse. Reka njye ikintu mbabwira, mu itorero ry'Imana hari abantu bagereranywa n'icyo bita umuzinga w'ubuki bw'ikinyagu. Ahantu ubuki buri bwabaye bwinshi ujya kubona ukabona burimo burajojoba, ntawe ugize gute? Ntawe ubushaka. Ubuki ubwabwo nibwo bwibwirira umuntu umuvumvu yuko bwagize gute? Bwuzuye, bwarenze, bugatangira bukajojoba. Imana ifite abantu mu itorero baza bakabaza umukuru w'itorero ngo ni ikihe kibazo mufite gikomeye ngo mbafashe.
warangiza ukamubwira uti se hari ibintu twapangaga ariko ntiturakora inama, none se buriya nta kintu mukeneye ko nzafata isafari ya Dubai ejo bundi? Reka mbabwire, njye nakuze mbona abantu bagiye mu Bushinwa bazana vandarateri zo gushyira mu rusengero, umuntu akazana akantu k'uruhimbi, ariko abakire b'iki gihe ubanza batakijya mu Bushinwa, muracyajyayo? Ndabaza, muracyajyayo? Ariko ntago nabarenganya, musigaye mukurirayo abagore banyamarineti ukabona umugabo yazaniye umugore rineti zisa n'imodoka ye zisa n'isakoje, ati ibi biragendana. Ntago nabarenganya. Icyo nashaka kuvuga, niba mutitoje ngo murekure mutange, Bibiliya mu Bafilipi 2:5, Bibiliya iravuga ngo Yesu ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugira gute, cyo kugundirwa. Ikintu kiranga idini ry'ukuri niryigisha abantu kugundira, ryigisha abantu kurekura bagatanga. Dukuriremo irindi buye, turacyari mu idini y'ukuri. Gushinga imfatiro Yego. zahozeho kera. Gushinga imfatiro zahozeho kera. Ubwo twakomeje uyu murongo ushobora kuba urimo, komeza urebe wa 8. Turabihigamo nitubibona turi bukwemerere yuko uyu munzani wawe ari muzima. Yego? Aha. Yego, komeza inyuma, komeza wihute turebe, tugomba kubibona. Aha, komeza undi murongo. Yego, ukihotorera umushonji, ibi nabyo twabibonye, komeza 11. Yego. Aha, rwose uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Yego, 12. Aha ngaho birahari. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Iri buye ryawe turaryemeye, ariko se gushinga imfatiro zahozeho kera bisobanuye iki? Hari imfatiro zahozeho kera mu gihe cya Burahamu zitakiriho, hari imfatiro zahozeho mu gihe cya Mose zitakiriho. Ubu uyu munsi wa none umuntu abwira umuntu ibigendanye n'amategeko y'Imana, undi agahita avuga ngo nkuraho uwo mudayimoni. Ariko ntago nabarenganya, muri Daniyeli havuga inyamaswa yagombaga guconshomera ibintu, ibisigaye ikabisira ibanga. Kubw'ibyo rero gushinga imfatiro zahozeho kera n'ukongera gufata abantu bakongera bakizera nk'uko Adamu yizeraga, bakizera nk'uko Aburahamu yizeraga, bakizera nk'uko Mose na Yakobo bizeraga, kandi ibyo bizeraga nibyo biri mu isezerano rya kera. Ubu dufite amadini adakurikiza isezerano rya kera, bakakubwira bati twebwe turaba no mu isezerano rishya. Ibyo bintu byo muri za Yesaya, Abarewi, ibyo bintu ntabwo bitureba. Twebwe twibereye muri Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Idini y'ukuri igomba kuba yubatse ku mfatiro zahozeho ku ngoma nyinshi. Mu magambo make, ukwiye kwibaza ngo ibi bintu ndimo kubona muri iri dini ryacu, hari aho Aburahamu yabivuzeho, hari aho Mose yabivuzeho, ese Yakobo yigeze abivugaho? Ibi bintu Nehemiya yabivuzeho iki? Ibi bintu Dawidi yabivuzeho iki? Icyo nashaka kubabwira ngiki, iri buye turaryemeye gusubizaho ubutumwa bwahozeho kera bukongera bukagaruka. Ubwo rero iri buye naryo turihaye agaciro. Twakomeje, ngawuzana irindi, turaguma muri Bibiliya. Zana irya 7 ubwo. Kudakandagira isabato. Yampaye kudakandagira iki? Hariya ririmo ra, turacyari muri hahandi. Titiri iravuga ngo idini y'ukuri itaryarya n'Imana igira gute? Ishima. Nuhindukira ntukandagira iki? Ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanje. Iriya n'Imana irimo kuvuga ni Musoni, ni Imana. Ahubwo ukita isabato iki? Niyo mpamvu mu rusengero turamukanya ngo isabato nziza, umunsi w'iki? W'umunezero. Umuntu uzana umushiha ku rusengero ku isabato aba afite urubanza rukomeye. Guturuka mu gitondo, yaba umuririmbyi uri buririmbe agomba kuba amwenyura, umubwiriza uri bubwirize agomba kuzana ikibwirizwa kitarimo stress ziwe mu rugo no ku kazi. Utanga amatangazo agomba kwibuka ko arimo kubwira urugo rw'Imana, atabwira urugo rwe. Tugomba kwirirwa muri mudu y'isabato. Iri buye rero kudakandagira isabato, iri buye ryawe
mva reka ngire ikintu nkubwira, dore ryo ririho n'umugozi riraziritse. Isabato barayiziritse, ntibashaka yuko ihinguka mu idini ryabo. Umuntu iyo wigishije umuntu isabato ahita akubwira tumva rero ntago ndi umuyahudi, ibyo bintu turabiziritse mu izina rya Yesu. Umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha, ntubiki. Mu magambo make, isabato ni Imana irimo gupimiraho abantu b'abanyamadini bigize ibyigenge. Umuntu umwe yaganiriye na madamu wanjye, arangije aramubwira ati ntakubeshye, kugira ngo ubyumve utazongera no kumbwira ibintu by'isabato, n'iyi Imana yamanuka ikambwira kuyubahiriza ntayo nakubahiriza. Niko yavuze. Icyo kintu madamu wanjye yakimbwiye ababaye, kandi ngo yari arimo kuganira ati kugira ngo wumve yuko ntapfa mbaye n'umudive, n'iyi Imana yabimbwira iby'isabato ntago nayikomeza. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire n'ibyo ushaka ku bwawe. Ikizakurikira isabato ni iyihe migisha Imana yashyize mu isabato? Komeza umurongo ukurikiye. Nuko rero uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Ndashaka kubabaza rero muri uyu mugoroba, umuntu umwe, ababitwaga basangwa butaka kera, bagiye kubyina ibwami, barabyina, umwami aranezerwa. Amaze kunezerwa aratangira ati mbemereye inka. Mu kubemerera inka barabyina, ariko urumva bari babyinnye cyane, bararuha, batangira kugabanya uko bakaragaga amajosi. Undi muntu araza aramubwira ati ariko rero nawe wabahemukiye, wowe wabahaga inka koko, kubaza aba bantu barazikunda, bemerera intama nizo bamenyereye. Umwami abona noneho kubyina barushye bakikaraga bikanga. Umwami arangije ati mube muhagaze, mwihangane nanjye sinjye, hari ikintu nagira ngo mbabwire, mbemereye intama. Noneho babyina nabi kurushaho. Umwe muri bo aza kubwira umwami ati rero ibihembo nubwo wabigumana, hari akantu gatoya nshaka kugusaba. Umwami arangije ati nagaki? Munyemerere rwose, ni akantu koroshye, mubanze munyemerere ntarakababwira. Umwami arangije ati ze hari ikintu mbura mu gihugu, ndabikwemereye. Aramubwira ngo bumbura ndebe mu kanwa. Umwami bwari ubwa mbere asabwa icyo kintu, biramuyobera. Arangije ati se ni ibiki? Umwami atekereza ko ashobora kuba atahatunganyije. Undi arangije ati oya, mfite ikintu mfitiye amatsiko kimwe, urabizi twarakubyiniye nyaguhoraho, tuzakomeza tunakubyinire, wowe nyemerera gusa wasame ndebe mu kanwa. Abashinzwe umwami baramubwira bati rero wabemereye yuko ntacyo bima, bimwemerere. Arangije umwami agira gute? Abumbura mu kanwa. Bitoramo umwe w'umuhanga, aragenda ararunguruka mu nguni zose, aramubwira ati zamura ururimi, araruzamura arebamo. Umwami arangije ati se ubonyemo iki? Ati hoya, ati nagira ngo ndebe ko ufitemo indimi ebyiri. Ururimi rugaba intama n'urugaba iki? Abanyamadini bashaka kuvuga ko Imana ifite indimi zingahe? Imana yivugiye ngo akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Ivuga isabato. Mwasomye he ko Imana yongeye kuvuga ngo mbyimuriye ku cyumweru? Mfite amafaranga ari mu mufuko, ntago ndi umukire cyane ariko sindi n'umukene. Hano harimo amafaranga rwose, harimo n'inoti zitukura, nge ntanga ibyo mfite. Dore ngaya harimo n'ikarita y'imodoka. Umuntu ufite isomo, ahantu Imana yavuze ngo ibintu ndabihinduye, mujye musenga ku cyumweru, dore ngaya naza yafate. Ngaya hano dushakira isomo. Ahantu Bibiliya ivuga ngo mujye musenga ku cyumweru, akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Ni muri nshakire, dore ngizi noti, ndemera mpebe niko mubyita rwose, ndaheba pe. Ndemera guheba. Wenda mugende muri hige n'ejo muzandeba, ariko ubwo nzaba nagiye nyaryaho gake gake. Icyo nashakaga kubabaza rero ni kimwe,
akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Niko kabivuze. Uyu muntu uri kuri projecteri, simbuka uturebere Matayo 5:19. Matayo 5:17 kugeza ku murongo wa 19. Yesu yagize ibyo ahindura. Niko wa mugabo we, iri buye uraryizeye neza? Icyo nashakaga kuvuga ngiki rero, iri buye ry'Isabato riziritse umugozi. Ufite uburenganzira bwo kubohora Isabato kugira ngo n'Imana muri wowe ibohoke. Handitse ngo iki? Mwitekereza ko naje gukuraho iki? Dore umuntu wari gukemura ibibazo byose, dore n'uyu nguyu. Yesu ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kugira gute? None byavuye ngiki kibazo. Harya nagira ngo mbabaze, Paulo afite uburenganzira bwo kugira ikintu akuraho Imana yashyizeho? Reka turebe Paulo, kuko mwese muramwemera. Reka niba abantu bemera ko Paulo Imana yamukoresheje ibikomeye, Imana ibaho umugisha. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12. Paulo nawe agiye kubitubwira, kuko hari ukuntu umuntu yicara akavuga ati ngewe ntabwo nsambana nta nubwo niba, ariko ibintu by'Isabato ntabwo ari ibintu byanjye. Buriya amategeko y'Imana ni meza, ariko ibi bintu by'Isabato byo rwose oya. Bibiliya iravuga ngo iki? Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12. Twahageze? Yego. Paulo rero niwe ugiye gutanga ubuhamya. Noneho amategeko ni iki? Nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni iki? Nta tegeko ridakiranuka mu mategeko 10. Ndashaka rero yuko mutahana ikibazo. Ibindi bintu ninde wabizanye? Ese byatwaye imyaka ingahe kugira ngo Isabato ihanagurike, abantu bajye bagendana Bibiliya ibiyanditsemo batabyemera? Iri buye ry'uyu mugabo, abemera yuko iri buye ryemewe, rikeneye no gukorerwa ubushakashatsi. Ikiganza hejuru. Imana ibampera umugisha. Tuzanira irindi buye. Turimutse rero, igire muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 27. Niho tugeze. Ibuye rindi ni irihe? Kugenga ururimi. Kugenga ururimi. Yampaye. None reka ngira ikintu mbabaza. Ninde muntu washimishwa n'umwizera uvuga ibigambo bibi, agacyurira abantu, agatuka abantu? Ariko abantu bacyurira abandi barahari. Jakona ukabona wambaye neza, umuntu araje arakongoreye ngo felicitation, ngo nawe watangiye gusobanuka. Ubwo ngo arimo arabwira umumama. Icyo nashaka kubabwira, hari abantu ubu dusigaye dufite mu idini bicisha umunwa. Umuntu akakubwira ijambo ukumva birutwa nuko agukubita inyundo. Kimwe mu bintu biryoshye idini ni igihe idini ririmo abantu bafite ubushobozi bwo kugenga ururimi. Bibiliya iravuga ngo iki? Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri. Aha. Yego, turuka ku murongo wa 26. Murongo wa 26 niho turahera. Umuntu niyibwira yuko ari umuki, ari umunyadini, ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ribaye iki? Imfabuza. Bivuze ngo iki? Ndabinginze mujye musaba Imana nimujya kurekura ijambo muritekerezeho, kuko ushobora kuba ufite idini ryiza ariko umunwa wawe warakunaniye. Abantu bakazicara batumva. Rero ibintu mugiye kutubwiriza ni byiza, ariko hano hepfo hari umwizera wanyu ufite umunwa mubi, mugende mujye kumufasha. Ndagira ngo mbabaze, akanwa kawe ubona kazura cyangwa karica? Tuzanira irindi buye twihuta. Irindi ni irihe? Yego, ibuye rya 9. Gusura imfubyi n'abapfakazi. Gusura imfubyi n'abapfakazi, murongo wa 27. Yego, turebe ko ririmo. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri. Nukugira gute? Nugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Iri buye riremewe rero. Ntabwo mu rusengero twakagombye kugira abapfakazi badafite abantu babitaho, ngo tubone umuntu ujya gutanga fundraising,
muri fundraising yakora rigiye kugura senti, tubona umuntu arahagurutse, iyi senti nubwo mwateranyije amafaranga ninjya Dubai nzayibazanira, ariko akaba aturanye n'umukecuru umaze gupfusha abana 2 bicwa na bwaki, umugabo we yarapfiriye muri gereza, uwo mumama akaba n'umumama wabuze n'umwenda wo gusohokana ngo akarabe mu maso ajya abandi bari. Iryo ntabwo riba ari idini. Igipimo gikomeye imfubyi n'abapfakazi. Ndagira ngo mbabwire bakuru b'itorero, bayobozi bagenzi banjye, nk'uko dutegura amavuna niko twakagombye gutegura kwita kuri aba bantu. Byibuze rimwe mu mwaka bakagombye gukorerwa umunsi mukuru, bakagaburirwa, bagahabwa ijambo, bakayobora gahunda, bagatanga ubuhamya, nabo bakumva yuko Kristo afite icyo abamarira mu itorero rye. Ariko umuntu asigaye apfusha umugabo, abandi bamama bakamugendera kure. Umumama upfushije umugabo aba umugome, ntiwabibonye ko atakinaseka, ukazaza ubona abantu urahagera bose baguhunga. Ndagira mbabwire ngo itorero ry'ukuri rifite uburyo ryita kuri aba bantu. Zana ibuye rya 10 rero. Ibuye rya 10 ravuga ngo iki? Kurinda kwanduzwa n'iby'isi. Aha, kwirinda kwanduzwa n'iby'iki? N'iby'isi. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, iri buye abaryemera mushyira akaboko hejuru. Umuntu w'Imana agomba kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Hari ujya ko nukabona umuntu aje yisigiye ibintu by'imituku, ku jisho yakubise ibintu by'amabara 7, kandi ngo ubwo ni umuririmbyi. Wajya ko nukabona umuntu w'umubwiriza aje ku ruhimbi yambaye inkweto itagira iki? Amasogisi rwose. Ujya ko nukabona ubu dusigaye dufite abasore, ujya ko nukabona yabibonye mu ndirimbo z'isi zo hanze, yambaye akantu k'agakweto kameze nk'ubwato imbere, katagira isogisi, ibirenge yatambitse, yambaye akantu k'agapantaro ureba inyuma ukagira ngo ni y'abagore, ariko wamureba ukabona ni umugabo, bikakuyobera. Wajya ko nukabona ntuzi ukuntu ameze, umunwa n'amazuru yarabihengetse, ukibaza uyu ni umusore, uyu ni umukobwa, ni iki? Bikakuyobera. Ariko ni umwanya, ni ibintu baba babonye mu isi. Ntabwo itorero ry'ukuri ari stage yo kugaragarizaho ibintu umuntu yakuye mu isi, ahubwo itorero ni ahantu ho gutorezwa ibyo uzashyira abo mu isi kugira ngo bamenye ko mu isi hari itorero ry'Imana. Ikibazo tugira rero, aho kugira ngo tugire abantu bava hano bajya kutwamamariza, dufite umubare munini w'abantu bava iyo ngiyo baje kwamamaza hano. Ubu dufite umubare w'abantu bambika abaririmbyi ubusa, kandi ku munsi w'igitaramo agahagarara imbere. Iyi korari ninjye wayidodeye, murabona bataberewe. Umukuru w'itorero akagira gutya, batubutaha mukureho izindi santimetero 5. Nibwo usanga abantu bambaye ubusa kandi badodewe n'abantu bitwa ko basenga. Ukabona umuntu adodeye abadamu, amabere yose ari hejuru. Bajya kuririmba indirimbo ukabona umwe arimo arareba inyuma, akazamura akongera akagaruka. Umuntu baziranye agahita amubwira ati byarabuye, akongera agaterera. Ariko ubujiji. Itorero ry'Imana ntabwo ari ahantu ho kuza kwamamariza ibintu by'iwanyu. Ahangaha ni ahantu umuntu akura umuco akajya kwigisha abandi. Birababaje, iri buye ryo rifite ikibazo. Kera twajyaga tugira ngo abagore nibo bambara nabi, ubu dufite abagabo bambara nabi. Umuntu akambara ishati yarangiza ibipesu 3 akabirangaza akerekana agatuza, kahese ko kariho ngo ni abasirimu, ngo yabibonanye abasirimu. Ubu dufite abamama bazengereje inama z'itorero, bambara nabi, bakagira no kuvuga nabi, bakareba nabi, bakaza mu modoka zasura mbaye. Reka ngira ikintu mbabaza, niko mubona aha hantu ariho ho kuzana isi kuyerekana, cyangwa ahangaha tuhakura imbaraga zo kujya gutsinda isi? Yesu yaravuze ngo aba bantu simbasaba ngo bakure mu isi, ahubwo barinde iki? Umubi. Ndasaba Imana ngo aya mabuye 10 atubera amabuye twipimiraho ngo tumenye ko dufite itorero ry'ukuri. Ni bande bashima uyu mugabo ko aya mabuye yatoranyije yafasha umuntu gupima idini ry'ukuri? Rwose umva wa mugabo we,
uri umuhanga rwose. Kubw'ibyo rero ukuri kurahari. None nagira ngo nkubaze, aya mabuye yose ko anganya uburemere n'uku kuri, hano harimo icyo utatubeshye, ni ibiki birimo hano? harimo amabuye. Harimo amabuye, yego. None iyo turamuka dufunitse gutya tugashyiramo ifu y'ubugari, byari guhura? Ntago byari guhura. None se iyo dushyiramo amafaranga, ibiro byari kungana? Ntago byari kungana. Ndabinginze ngo mushake ibuye rikomeye ryo kubakaho ubuzima bwanyu bwa gikristo. Bibiliya iravuga ngo nimumwegere, niwe buye abubatsi bagize gute? Ariko ryahindutse irikomeza iki? Iyo Yesu ari muri wowe ugira uburemere, urapima, nta muyaga wapfa kugutwara. Imana iguha umugisha, isubiriye mu byicaro. Amagambo nshaka gusorezaho ari mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Abahanuzi n'Abami, kubera iki idini ari nziza? Muri no minsi abantu bakubwira ko idini ijyamo abantu babuze icyo bakora, abantu bafite umwanya wo gupfusha ubusa. Ariko reka mbabwire, muri uyu mugoroba ngiye gusoreza ku migisha mugomba kubona mu idini. Hari ibintu Imana yafashe ibishyira mu idini ku buryo nta handi hantu wabikura. Abakurambere n'Abahanuzi, paje 510, ni icyigisho cya 58. Idini nyakuri rituma umuntu agendera mu mategeko y'Imana. Ngiki kintu cya mbere kiranga idini y'ukuri, ifasha umuntu kugendera mu mategeko y'Imana, yaba amategeko y'umubiri, yaba amategeko y'ubwenge, n'amategeko y'imico mbonera. Amen. Iyo uri mu idini y'ukuri ugira n'umuco mwiza, ubinyangamugayo. Hano baranditse ngo idini ry'ukuri ryigisha kwitegeka, ugafata umwanzuro kandi ukaba uwo. Ryigisha gutuza, abantu batajya bagira umutuzo, idini y'ukuri ifite akamaro. Ryigisha kwirinda, idini rizamura intekerezo z'umuntu. Amen. Hari ukuntu ujya uganira n'umuntu akakubwira ati rero kanaka ibitekerezo bye biri hasi, ntabwo ibitekerezo bye bijya bizamuka. Ariko hano ibyanditswe biratubwiye ngo intekerezo z'umuntu zirazamuka. Idini ritunganya ibimushimisha kandi rigatuma umuntu afata imyanzuro iboneye. Amen. Idini rituma umuntu agira umugabane ku butungane bw'ijuru. Kwizera urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo bugenga byose byoroshya imitwaro yo guhagarika umutima n'amaganya. Amen. Umuntu yari mu idini y'ukuri, mu idini y'ukuri habamo imbaraga igabanya ubukana bw'amaganya. Nubona umuntu arimo kuganya avuga n'aba afite umushiha, uzahita umenya ko idini y'uwo muntu ifite ikibazo. Hano haranditse ngo idini y'ukuri ryuzuza umutima ibyishimo no kunezererwa ibikomeye cyangwa ibyoroheje. Iyo umuntu afite idini y'ukuri, iyo yungutse ibintu bikomeye aranezerwa, ariko ngo niyo yungutse ibintu byoroheje agira gute? Aranezerwa. Iyobokamana riganisha ku buzima bwiza, rigatera kurama. Amen. Uko umuntu yinjira mu bintu by'Imana nta buryarya, Imana imwongerera imbaraga zo kurama. Reka ngire ikintu mbabwira. Mu byumweru 2 bishize nahuye n'umuntu twiganye, nkubitana nawe yarashaje, afite akantu k'akabando, imvi. Ndangije ndamubaza amakuru, ati naya ngayo undebana. Ndamubaza se bimeze gute? Arambwira ati maze imyaka 7 mfunzwe, aho mfunguriwe nasanze iwacu barahagurishije mukuru wanjye kujya kurya amafaranga, ajya kuyarira ahantu habi, baramukubitirayo baramwica. Ati ubu rero ahantu mba ndara mu makwasteri, ahantu bayararira, mvugana n'umuzamu nkamukubita sengisa mu cyumweru, nkarara mu makwasteri. Iyo ayo makwasteri atatashye ubwo nanjye sindyama. Ndamaza se ubuzima ko bwakururiye. Arangije arandeba ati shati wowe uracyari umujene shawo. Ati se ufite abana bangahe? Ndamubwira mfite abana 3. Arangije arandeba, ndamubaza ni wowe ufite bangahe? Mbona amarira azenze mu maso. Ndamaza se kufite inkoni bimeze gute? Turumva imyaka mfunzwe ni myinshi, ubu nibwo ndimo kwiga kugenda. Umuhereza amafaranga 2,000, akaza gutira telefone akavuga ngo wakoze, uri mu bantu beza babaho.
yandushaga ubwenge ku ishuri, bari bafite famiye ifatika. Mu gihe iwacu twakodeshaga, iwabo bari bafite amazu bakodesha. Yari wa muntu ubona ukabona afite ubuzima imbere ye. Arangije arambaza ati se ni irihe banga wowe ukoresha? Ndamubwire nti rero Imana yampishe mu idini. Ati usigaye uri umupasitoro? Ndamubwira ntabwo ndi umupasitoro, ariko icyo nashaka kubabwira ngiki, Imana yaraduhishe. Ahantu ni ahantu Imana ihishira umuntu iminsi ntimubone. Ahantu Imana ihahishira umukecuru ukennye, abakecuru bandi bakamutegereza mu mazimwe bakamubura. Ahantu Imana ihahishira umukobwa, abasore bari kuzamwandagaza bakazenguruka bakagenda, Imana ikazamuha agomba kubona. Aha hantu umuntu ahaza ari nka mayibobo, Imana ikamugira umwana w'ibwami. Aha hantu hari ukurama, mu izina rya Yesu turarama. Nshuti zanjye, idini riduha kunezezwa cyane n'imigisha yose rikomokaho. Mu migisha ikomoka ku idini hari ukuba umenya Imana, Imana ikaguha inshuti nshyashya. Mu idini niho Imana idushyingirira. Ubu ntago nari nzi yuko aho nabaga wari kubona wenda nari no kuzashakana n'indaya twahuriye ahantu twagiye kubyina, ariko Imana yampaye umwana wo mu nzu yayo. Rwose tubyara abana tukaza kubakiriza mu rusengero, nakwireba nanjye nkavuga ni Imana warakoze rwose. Ndagira ngo mbabwire ngo kuba Imana ihamagara abantu kuza mu itorero harimo impamvu. Itorero ni depo y'imigisha y'Imana. Niyo mpamvu uzabona uko ugabanya umwanya w'Imana n'umwanya w'idini, niko umuntu arushaho kubona uri imbobo. Idini rikingurira ubugingo isoko idakama y'umunezero. Iyo aba abantu bose batarahitamo Kristo, basobanukirwaga ko afite ikintu cyiza cyane. Abantu bataramenya Kristo, iyo aba bamenyaga imigisha iri mu itorero. Ndasaba Imana ngo ibahe amahitamo meza, kandi Imana ibahe kuryoherwa n'ibi byiza yateguye. Kandi ikindi nabasabaga, wikwiyorohereza, ntukajye ushaka agakiza gaciriritse. Nujya kujya gushaka agakiza, ntugashaka agakiza kari ku giciro nk'icy'imineke. Ubu hari intero igezweho, cyakora ukabona umuntu aravuze ati ngwino tuguye ku giciro nk'iki nk'iki kigori, igiciro nk'icy'umuneke. Reka mbabwire, ntugashake idini mu buryo buciriritse, ntukihangike. Pfuka musenge, umenye ko ibi bintu twize ni urubanza uzabazwa imbere y'Imana. Agakiza kawe kari imbere yawe, amahitamo n'ayawe, ariko icyo nagukoreraga ni kimwe, ni ukukwereka amabuye 10 yagufasha gutora itorero ry'ukuri ritazagusebya, kandi ukazabasha guhagarara imbere y'Imana utabebera. Imana ibaha umugisha wo kuzahagarara imbere yayo mutabebera, mu izina rya Yesu.